umva jana kubwira umva hano gumuntu urukumva hano gumuntu amafaranga jya kubwira amafaranga telefone yanjye urumva amafaranga na telefone Jesus we karasi abase uri mu bicanga ahora ndimo niko kumananira muta birenge nje wanzengereje shana gasi sigira ngo ibintu biba byakomeye cyane bireke none umuntu aragira ibi bintu byacanze umuntu phone n'amamega umuntu yaguze ya desanga baberejo nabyo byanze internet sikiye byabaye internet ni ikibazo nanjye ubuno kweguka byabyanze nje no kuri kwimana man sinzi ukuntu internet nje handi hamagana MTN kuko sinzi handi ikibazo kiri gupfira umuntu nagura amayitade sabasi ngabaherejo ibintu bikanga yari kumva sinzi n'ibintu bimo kungerega no kuja ahantu hari ngiye bikuru kumwifuza niko uzi n'ibindi ukamwereke dira dance kandi obori shore kurya wase tukigira abapasiteri abatubuzi abatubuzi babagaho hirya barabigerageje ubona no kuba ari abatubuzi ahubwo basengeraga mama uzi ibintu baba bakoreye babafasha nabonye kuntu babajyana rakaye kuramba bari nakora ibindi mana aho uri ikimara ntabwo sipide fana mu bukene bwawe mwana uzira ibora amafaranga arimo ubutubuzi jewe gutya ndakubwira ngo ubutubuzi no hano hasigaye amafaranga uzarebe mu masoko mu mabotike mu biki byose ureke ibintu bitanze ariko mu butubuzi yiberemo ikintu bisa amafaranga jewe ndakubwiza ukuri ko jewe nibidakunda sha nanjye wenda nzagumye nkenye ariko ubutubuzi bwo burimo amafaranga wumve ko nanjye ubu ngubu nageze kubigerageza ntago yaba ari ubwambere ariko nza kubana nawe ikintu nakoraga baratuburaga naratuburaga nibyo nakoraga ako mwana reka nkubwiye n'ubundi ntayitinye itarungurutse reka tubigerageze ariko mwana bararamuka badufasha aya sha umwana ari ukugira ngo wicwe n'inzara wakicwa n'isaso ariko uzi kusetse wowe wenda kwizeza ko amafaranga tugiye kuyabona tugiye gukira ako mwana byara no mu nda byaranze mwana ngiye reka nkwereke oya wowe reka mpindure twenda njye nkwereke kwimye ntabwo watubura ntabwo ariko bimeze ntabwo ngenda watubura bitegura wowe utunzoga ujya kuvuga ngo kimwe turaba pasiteri w'abatubuzi ubajya kubona biriya dufite ahubwo siko nari nabitekerejeho ariko twanahindura bigakunda tugakora iki so tubura bisanzwe biri aho ngaho tukabeshaho n'umuntu ugakora indege ishobora kuba yakoze impanuka kandi ibintu biri aho ngaho nyine wowe uzi gutekereza ahubwo nabonye no ku makuru muri Amerika ariko ntabwo ari mu Rwanda twanababwira ko indege ishobora kuba yaguye kandi hari ibintu twitekereje biri aho ngaho twabafite ntukitira abandi indege yaguye muri Amerika nyirabonye mu gitondo mu makuru ntose ko bishyira mu Rwanda bisaba aho sikusetsa akuzi ko ari byo koko twanavuga ko indege yaguye no mu Rwanda kandi yaguye no muri Amerika twatubura birashoboka cyane ahubwo burya aka kanya ubu ngubu ahubwo hageze no wa mbere ucaho nje nakwereka utuntu mikoreye ureka tubihuza kuntu tubihuza tujya tubabwira ati indege yavuye Kanombe ifite umuvuduko wihuse irazi guhara hepfo no twabwira ati umuntu uri kujyayo ufite amafaranga se cya telefone naho ndi mageraje no gusanga aho gutekereza yaba umugore yaba amafaranga tukabisiga sabo ya mugore yarakunaniye nturi rwafu najyawe ahubwo dore urana gutwabanza tukamutungurira abantu uri ubundi ndabona afite n'ikintu uri amujene ashobora kuba afite ibintu ariko se ntabwo tubisuganye kuko nabura dusa n'abereka ukana bazwana uburusa fresh mwana uriya yaduha ariko umugore mwiza nayabonye amujene aramufite wa daje z'amanyashi
afite n'amafaranga iriya phone ubundi ikibazo ko mbonye inkweto yambaye inkweto mbona ko umugore afite nawe ashobora kuba arenze ashobora kuba ava mu gikoma cy'avoka ararenze ahubwo reka twere no kumureba kugira ngo atavuga ngo turashaka kugira nawe Mujana bimeze bite se? Shanda wona kabisa. Ako man ndakubonye uturuka ararwa kwifoto agahinda kara man. Ubundi wamenye ibintu byabaye no munsi mwana. Oya. Baba we. Shaman. Ntabwo muri ibintu byabaye no munsi. Yes. Mwana mumbreje ko ntabwo nabona ikintu cyo kumubwira. Indege yifata ituruka i Kanombe n'umuvuduko mwinshi itigonga umusozi hari ahakuri. Uzi ibintu byabereye abantu bari muri iyo ndege. Ama iPhone, ama smartphone, amaspeaker ngende kubona wowe ushobora no kuba ibintu by'ikoranabuhanga byumva cyane ndikubona usa n'ubyumva ako ubundi ubu ngubu ntako ufite umugore nta mugore mfite ariko ayo makuru mumbwiyeho nayabonye kuri televiziyo naribonye ko iyo ndege yaguye muri Kongo ngo yagonze umusozi muri Kongo ni mucamandagaza indege yaguye hano hakujya ibwenda ahubwo nanjye nk'ukuntu mubonye mboye ntacyo njya ngugiriye inama njye mu rugo wanyu ntaharuguru nawe kukubeshya nkugiriye inama njye hariya haje babasirikare bakora kuri brigade urayizi babasirikare bakora kuri niho baje nkugiriye inama rero buri kintu cyawe cyose ufite wakidusijya ko njye ubonye aho nuye ukaza noneho kuvayo amafaranga urayaza ndakeka utari bunaze kunde ko amafaranga urazana nakayabo ndetse wabinsigira ahubwo mbahari waza kugaruka ukabifata n'usundi turukwinginga hewe nawe turukwinginga mani wowe uradusigira ibintu ugende kandi butabishaka wowe amafaranga uraza ufite gutya mu mifuka yose y'amapantaro ufite amafaranga ari kugenda atakara ase iyo ndege ko nabonye yagonze gisekedi ariko iyo ndege narinzi ko yaguye muri Kongo indege yaguye mu Rwanda yaguye mu Rwanda iri mu Rwanda indege ibyiza reka mbahiye telefone yanjye hari iyo ibihumbi ijana ahubwo wereka nkwereka byabyiza tubwiye n'umubare wawe banga kuko ni mazera 5 wowe n'Imana izakwihera ijuru wowe Imana izaguha ijuru ibintu uzatunga wowe gerayo kora gutya se wabonye urugo rwanjye uraza unshinga ntabwo twava hano mbabure man cyangwa nimbabure una mazera 5 wari na 5 sawa Dissolve! Ewa. Gori kumbira wati. Urabona ko byambaye biciyemo. Nakubwiye ariko. Byabyiza tuva hano tukagutege ahandi hantu. Kuko afite kugaruka agenda adusanga. Iyo nama si yo. Tugenda ngo bitaraba turake. Ye mwabite? Ni sawa. Dore wa mwana. Wa mujene ndagaske. Yarakuze. Shaka Kuko wakuze. Chance man abana bakura vuba. Ako umeze nk'ufite ubukene. Utoragwe inama mu giteme. Ubukene bwo baramusa ntago ari gusa. Jene none se? Ni sawa ma. Usu ufite akazira? Areka ntabwo wamenya amakuru. Wapi? Kampani y'abenjeniyeri ntabwo usungu ibintu by'ikiyede ntabwo bashobora. Ntanakibuze. Sasa rero dore ukuntu ibintu byanzuye. Amafaranga yo nakayabo gutya no kubarisha igiti. Ni gutya. Dissolve! Wowe ikintu usabwa ni ukuduha amafaranga ufite cyangwa n'ikindi kintu cyose ufite cyaba atari amafaranga Yose se mwayimaraho. Hoya wenda kubwira ko amafaranga ugiye kuyoza igitiyo ntabwo aba ari pakarega ngo ufite n'andi mafaranga kuko amafaranga yo ahitaza yihuta ibintu bya dani ntabwo ari ibintu bya dani Ayo nzakorera ariko ntabwo ari ayo ndavuga. Akanyumvira no mupe. Ikintu cyose ari kukubwira ikintu cyose nifuka telefone ari kuvuga. Ikintu cyose waba ufite. akiri kintu se Matusha imyaka nyimara ntabwo jene yarakenye byo Matushi yashaje gutya ngo imyaka reba ati ubuse Matushi irashaje ndureba maze. undi subu nta n'ikiro ufite kuri mobile money sha mfite ibihumbi 10. ibihumbi 10
jene usko hako nta kintu rego ntago umuntu yapfa kwibura gutyo mubare wanga sawe nuwuhe ko dore natwe ni 5 zonyine 5 ubundi wowe hako ubundi wowe turakorana njye nakubonye umujene reka mwandika muri system ngo ntabwo twarakoranye mwandike ahubwo mwamunkoreye tu twipe amazina ninde Tier irindi oya ntabwo rikenewe Tier ubonye akazi rero ungu we natwe buriya mwe mufite ibiceri reba ipantaro reba abakubaduhaye turagafite sawa rero akazi urakabonye wabwira ko ari abakozi bashasha binjije bakwa ndababwira sawa mbahagarara nkubwire utaza kwitwa nyaboneka telefone n'amafaranga batubwiye ari na yayindi ndabibikuza mbitwara njye nifitiye amadeni urabizi hanyuma njyewe se n'ibyo utafite tutaza kubisererera kambe nayibitse ubika iki ariko akira oya diguma sema ntabwo ubonye abatubuzi abaye batubuze abara abatubuzi dore yaraye epfo barambwira ngo hari indege ngo yagonze umusozi arahakurya ngo none rero ngo niba telefone yanjye ni bag telefone yawe nabo ubonye ndababuye ubwo si babandi duhuye Muhuriye he? bambwira ngo bambeshya akazi nk'ibintu bijyanye n'ibintu bya kampani muhuriye hehe harahira tujye kubareba ari njye nawe ninde wavuze amagambo menshi ni njye wavuze amagambo nahora gupfira yose urayazi kwa muntu no twatubure bwa mbere njye wavuze amagambo menshi ubimenye vikana reka utaza kuzana ibyo bintu njyewe nta bintu ndikumvikana nawe tugomba gutura hasi tukagabana ibintu byose tukanganya kuko twese twabikoreye hamwe tubikora taza kuzana ibintu by'ubwenge mva bwinshi jana kubwira mva hano hanagumuntu hano hanagumuntu Jari kukubwira amafaranga ya telefone n'ibyanje urumva amafaranga na telefone igitekerezo nawe wakizanye ariko ntabwo njye wayajyana amafaranga ntabwo wayajyana amafaranga ntabwo umva ari wa mugabo uyu mugabo twatuburiye abantu none mo kujya kuvuga ngo ibintu by'amafaranga ngabatubuzi abasiba matoshi yanjye uretse turiguye uretse cyaga telefone yanjye nkashaka igikapu cyanjye mugira vuba mumuhe igikapu mereza igikapu cyanjye ariko ntabwo tuzongera rwose ntabwo tuzongera mumereze nk'abatobozi ntabwo tuzongera ntabwo bizongera ubukene mwana ubukene bwicare kumuhite mukora umupira muhite n'amafaranga nta kibazo mugira vuba amafaranga hariho hariho rero nsanzari nzima iyo nsanzari nsanzari amafaranga yanjye nanjye nkayajyana shati badusereye we kuramo mugire vuba amen dore wanjye reba n'isaha yavuye kugira vipi zanyu ubu twijyandere reka kora umupira wo mu karitasi uje kugira ngo wampinde gatusha twijyandere bane mwaduhaye n'imipira tukambara se ko muri cyaki ugende ese turambara iki toka mu kazi umupira wanjye naguze cago amuyijyana aho niho biteye ako uranyumva ahubwo wari nimba mbwa se gute vuba bwa gito ari amafaranga yose mu nzi amafaranga se njye ntabwo akomana uzi n'ibintu